Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo ushobora kuba wasaba inguzanyo ukoresheje simukadi yawe ya MTN bakakuguza amafaranga arenga ibihumbi 50 ashobora kujya hasi cyangwa akajya hejuru bitewe n'uburyo ukoresha serivisi za MTN hanyuma ukabasha kuba wagose wakwiguriza amafaranga. Niyo ngingo tugiye kuba twarebera hamwe uburyo ushobora kuba mbese wakwiguza amafaranga. Hari abantu benshi bamaze iminsi banyandikira baza ese ni gute bakuguze kuri MTN abenshi bamenyereye nko kuri Mokash ukoresheje iriya nzira. Nubwo buryo ngiye kuba nagufasha nkagusobanurira nkakwereka akantu ku kandi intambwe ku ntambwe uko babisaba, mbese icyo bagenderaho kugira bakuguze amafaranga menshi. Ese bakuguza amafaranga wishyura mu gihe kingana iki? Ese mbese uramutse ubambuye nize ngaruka ushobora kuba wagira? Ese bigenda bite? Muri ngiye kwana ufite icyo kibazo ngiye kukwereka uburyo bikorwa, inzira unyuramo, uko bikorwa, mbese ni iki bisaba. Ese bisaba kuba umaze igihe kingana iki ukoresha MTN? Ese mbese ibibazo nk'ibyo ngibyo ngiye kuba nagufasha kubikemura. Ikintu ndagusaba ni ikintu kimwe, niza akanya gato cyane nk'amasegonda make cyane, hanyuma nkwereke uburyo ugenze ubifunguza, uburyo nawe wakwisabira iyo nguzanyo ikaba yakugoboka mu gihe runaka. Harimo bajya bitangwa ni Kavance, harimo ibi bya Mokash, harimo ibintu byinshi cyane, ariko ukoresheje akanyenyeri 182. Abantu benshi mufite icyo kibazo ndabizi neza, ngaho ngwino tubane weho. Ikintu uri buze kugira ikibazo uze kunyandikira hasi muri comment, nkwibutsa yuko mu kanya mbafite na live noneho mbisobanura neza cyane akantu ku kandi turebana ibibazo byanyu ndaje mbisubize. We nugira ikibazo cyandika hasi muri comment kugira ngo nawe mite nawe ngeze ngusubiza. Rero reka dutangire, gusa nyabona mbere yuko dutangira please ndakwinginze likinga iyi video, nicyo kintu cya mbere ngusabye. Iyi video yirayikinge, hanyuma igitekerezo uhisugira aka kanya direct uhitu ugenze ucyandika hasi muri comment, hanyuma ikindi ukande na subscribe, ufungura inzogera nimba wifuza kuzongera kumbona. Nukuri ufungura inzogera kugira ngo video zose nasizeho ujye uzibona mbere. Mbese ni mugenda soye video nakoze video ujye uhita uyibona mu bambere. Nizera ko ibyo ngibyo wabirangije. Dutangirane. Ikintu cya mbere rero hano ugomba kuba ufite, fata simukadi yawe cyangwa fata telefone yawe irimo simukadi ya MTN, hanyuma uze simukadi ya MTN uze ukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 ushyireho urwego wemeze kuri simukadi ya MTN. Hanyuma uze uhite wemeza nk'uku nguku gutya, akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 urwego ushyireho urwego. Hanyuma noneho turebe ibyo bagiye kutubwira. Fata agatelefone aho ku ruhande cyangwa fata agakaramu, hanyuma ugenze ubyandike. Urahingukira kuri tableau impeze nk'uku nguku. Ahambere turi buze kubona, urabona ko urahita aka ahambere hariho Mokash, ahambere urabona ko hariho Mokash, ahambere hariho Mokash. Noneho weho ahambere urabona ko hariho Mokash, witegereze neza cyane muri kano gataburo. Ahambere hariho Mokash, ahakabira hariho Kavance gutya nk'uko urimo kubibona. Ahandi hakurikiyeho ni Ejo Heza, ahandi hakurikiyeho ni Mofex, ndizera ko ari byo. Ahandi hakurikiyeho ni Sugar, ndizera ko urimo kubibona. Ahandi ni hano handitse ngo Cogebanque, ahandi naho gusubira inyuma. Ndizera ko utu tuntu nk'uko urimo kutubona nk'uku nguku gutya, utungutu ahambere ni kuri Mokash, ahakabiri ni Kavance. Abenshi wenda hari igihe sinzi uburyo ngiye kubisobanura, gusa reka duhere hano kuri Mokash. Duhere kuri iyi Mokash hano hambere. Habivuze iki rero? Ahangaha kuri nushyiramo rimwe, kashyiremo rimwe kugira ngo bitaza kuvamo bitewe no kuba natinze gutya natinze. Ariko hari kuri Mokash reka mbisobanure mu magambo kugira magene ndi kubikora nihuta. Kuri Mokash
Mokash iyo ugiye mbese igiguza abantu amafaranga, ariko ku bantu bakunda kugenza bakunda kuyibitsaho. Wowe rero nimba uri mushyashya ushobora kuza nukanda iyi kode maze kukwereka ukaza ugashyiramo rimwe, nka gutyo ugashyiramo rimwe. We nimba ari ubwa mbere bahita bakubwira ati rero emeza, shyiramo umubare w'ibanga kwemeza amategeko n'amabwiriza. uzahita uwushyiramo, ntabwo uri bubone taburo nk'iyi ngiyi gutya ngo ubone ngo kwizigama. Oya, nimba we ari ubwa mbere ntabwo ibi ngibi uri bubibone wewe, ahubwo bahita bakubwira ati ikaze kuri Mokash, shyiramo umubare w'ibanga, mbese kugenze shyiramo umubare w'ibanga kugenze kwemera amategeko n'amabwiriza bya Mokash. Urahita uwushyiramo, hanyuma bahita bagenze baguhereza akamesaje, hanyuma uhita wongera ukande iriya kode tumaze gukanda, hanyuma uhita uza urebe, urahita ubona iyi taburo nk'iyi ngiyi. Ubwo nandi kubwira abantu bashyashya, umuntu ugiye gukoresha Mokash bwa mbere, mbese ari bukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 ashyireho urwego, hanyuma ahitemo kuri rimwe kuri Mokash yemeze. Barahita bamubwira ati rero shyiramo umubare w'ibanga kwemera amategeko n'amabwiriza bya Mokash. Urahita ushyiramo umubare w'ibanga usanganywe wa mobile money, hanyuma mbese barahita bakohereza na message, hanyuma byose urahita wongera ubikuremo, hanyuma ugaruke ukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 ushyireho urwego. Nibwo urabona ibingibi ngiye gusobanura. Ibingibi nizere ko turi kujyana. Hanyuma noneho dore uko bimeze. Iyo ushaka kureba amafaranga ufite kuri Mokash, uraza ugakanda, mbese uraza ugahitamo ahangaha gutya, ahangaha gutya hano handitse ngo kane kuri kane, ahangaha gutya ahangaha gutya kuri kane, ugiye ubugiye kureba amafaranga ufite kuri konte ya Mokash. Ahangaha gutya reka nze mbikore vuba nihuta gutya kugira ngo video yacu yere kuza kuba ndende. Hanyuma noneho hanyuma hano gutya ushyiramo rimwe kuri Mokash. Ubwo twamaze kuyifungura, ushyiremo rimwe, hanyuma nimba ushaka kureba amafaranga ufite kuri Mokash urashyiramo kane gutya, hanyuma noneho ntihagire ibindi bintu witaho, ahubwo uhita wongera ushyiremo rimwe, kuri amafaranga ufite, hanyuma uhitemo hano kwizigama, naho urashyiramo rimwe nk'uku gutya, hanyuma gutya urahita ushyiramo umubare w'ibanga wawe, urahita ushyiramo, hanyuma bahita bakwereka amafaranga ufite kuri Mokash. Akandizera ko tukajyanyeho nuko nguko uri bubikore. Noneho hanyuma uragaruka akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 ushyireho urwego, nkuko twakomeje kubikora kare, bite nuko ni kuri telefone nini ngiye biri guhita bivamo, ariko we ku gatelefone gato bishobora kuzajya bijya bitinda nyine, mbese bigasa nka bitari kuvamo vuba. Noneho hano ikindi kugira ngo bakuguze nuko uhita uza ukaza ugahitamo hano kuri Mokash, urahita uhitamo hano noneho hano icyitonderwa, hano urahita uhitamo ushyiramo rimwe, urashyiramo rimwe wemeze. Ariko mbere yo gukora ibi ngibi ugomba kuba ufite amafaranga kuri mobile money bisanzwe. Hanyuma uraba ufite amafaranga kuri mobile money bisanzwe, hanyuma uhitamo kubitsa. Ubwo iyo ushaka kubitsa amafaranga kuri Mokash uhitamo hano rimwe, amafaranga ufite kuri mobile money gahita kuri Mokash. None nimba ushaka kubikuza amafaranga gari kuri Mokash hita uhitamo 2. Ubwo ndizera ko bisobanutse, ibindi ugakense ugakurikiza amabwiriza. Hano mwibutsa ko ushobora kubikora ku buryo azajya ahora yizigama buri munsi. Ahangaha rero iyo umaze kubitsaho amafaranga 1000 cyangwa 2 bakabona ko watangiye kuyikoresha, nyuma y'iminsi 2 bahita batangira kukuguza 2020. Ariho uhita hano reka nsubira inyuma, ariho uhita none bagenze bakuguza. Reka nkwereka no uburyo ushobora kuba wasaba inguzanyo kuri Mokash. Reka nkwereka uburyo ushobora kuba wasaba inguzanyo, ariko baguzaga umuntu ugenze usanzwe abitsa kuri Mokash. We nimba mbese utari usanzwe uyifite, kora bino tumaze kuvuga nyuma, hanyuma ugenze ubitseho, hanyuma utangire nawe utegeze nk'iyo minsi ngahe 2 bazatangira kukuguza. None reka tureke umuntu usanzwe uyifite none ashaka kwiguza, ni musanzwe Mokash wari usanzwe uyifite, reka twiguze. Hanyuma akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 niyo kode turi bukore. Iyi niyo turi bwibandeho cyane, ntabwo turi bwibande mu bintu bya website kuba mfite ama megabyte, oya, ahubwo naka kantu. Hanyuma hano uhitemo rimwe, tugiye kwiguza kuri Mokash, ni kuri Mokash tugiye kwiguza. Hanyuma uhitamo 2,
urahitamo kabiri inguzanyo, uhitamo inguzanyo kabiri, hanyuma uhita ureba gusaba inguzanyo rimwe, ishyura inguzanyo naho birahari kabiri, reba inguzanyo ntarengwa wemerewe. Ubwo niba ushaka kwiguza nk'ibihumbi 30 cyangwa ibihumbi 20 urashyiramo rimwe gutya, hanyuma bahita bakubaza umubare ushaka ko wagase wakwiguza, uhita uwushyiramo w'amafaranga ushaka ko wagase wakwiguza, wenda ukashyiramo 20 wenda, hanyuma ukanda kuri send. Hano hanyuma bahita bakubwira ngo shyiramo umubare w'ibanga. Ako kanya direct ukimara gushyiramo umubare w'ibanga, aya mafaranga azataza kuri mobile money yawe, uba wayakoresha ibyo ugenze, ibyo usanzwe, mbese ibyo ushaka kuba wagase wayakoresha. Ibi ngibi ni uko ushaka wakwiguza kuri Mo Cash. None kwiguza, reka turebe none zira service zindi. Iyi no yarimo ikomeye cyane, gusa reka nkwereke none uburyo ushaka wakoresha kano ako bita ngo ni ka avance. Ahangaha twongera tugakanda gutya, aha kabiri turabona ahantu handitse ngo ka avance. Akangaka abenshi nibo batazi kugakoresha aka kantu ka avance. Ikintu urakora, hituza ukande kuri kabiri, uhitemo kabiri gutya kuri ka avance. Hanyuma wowe nimba ari ubwa mbere ubikoze, ukimara gushyiramo haramwe ukanda hara kuri ka avance, urahita ushyiramo barahita bakubwira ngo shyiramo umubare w'ibanga kwemeza amategeko n'amabwiriza. Urahita ushyiramo umubare w'ibanga usanganywe wa mobile money, hanyuma nusoza urahita uza nanone tena ugaruke ubone itaburo nk'iyi ngiyi. Ahangaha ushobora kuba wareba amafaranga wemerewe hano kuri kabiri, hanyuma hano ugahita ushyiramo umubare w'ibanga, hanyuma ukareba amafaranga ugahise wemerewe, ukareba amafaranga wemerewe yose kuba wagase wakwiguza. Hano kuri ka avance, kuri ka avance ugahita ureba umubare, mbese ushyiramo umubare w'ibanga, hanyuma ukemeza. Hanyuma urabona yuko amafaranga asigaranye hano kuri Mo Cash. Rero ubu buryo bwa ka avance reka nze mbusobanure neza kugira ngo mbene nabuvuriyeho rimwe uburyo bukora. Reka nze mbivugireho rimwe maze mwereke uburyo bukora, mbese mbisobanure uburyo bwese bukora. Ndabizi ko ibingibi byo n'ubundi wabyikora. Ahangaha kuri kano ka avance, akangaka reka ariko nsobanura kugira dute twimukira kuri iyi yindi. Aka kantu ka avance, akangaka ka avance reka ariko akangaka bura uburyo gakora. Uburyo kano ka avance gakora, ni igihe ugiye kohereza amafaranga ariko amafaranga gakakubana makeya ufite kuri mobile money yawe. Icyo gihe bahita bakubwira ngo icyo gihe iyo wamaze gufunguza iyi ka avance ukajya kohereza nk'umuntu amafaranga nk'ibihumbi 32 ariko kuri telefone ufite ibihumbi 31, ntabwo iyo wohereje amafaranga ntabwo bahita bakubwira ngo ni amafaranga ahagije ufite, ahubwo bahita bakubwira ati kwemeza kwiguza, ugafata ka avance, mbese bagahita bafataho 1000 bakubwira ati shyiramo rimwe tukuguze 1000, mbese igikorwa cya kigense gikomeze. Ni iyi ngiyi ka avance, nibwo buryo bagense bakuguzamo amafaranga. Ndizera ko aka kantu uri kugasobanukirwa neza. Kano ka avance nicyo gasobanuye. Reka nze nkwereke wenda nk'urugero, nk'urugero reka nze nahangeho nk'urugero ka avance uburyo ukora. Ubu gutya ngiye gukoresha ka avance, inguzanyo ya ka avance. Ndaje gutya, ngiye kohereza umuntu amafaranga, ngiye kohereza amafaranga wenda nko kuri code wenda, gutya ngiye kohereza wenda nk'umuntu amafaranga. Ndi kukwereka uburyo ka avance ikora, hanyuma nemeze gutya, nemeze nk'uku gutya, hanyuma utegerezemo akanya gacya cyane, hanyuma hano bahita bakubwira ngo shyiramo amafaranga. Hano shyiramo amafaranga, gusa mu by'ukuri nge nta mafaranga mfite kuri mobile money, cyangwa wenda ushobora kuba ufiteho n'amafaranga makeya. Hanyuma hano wenda reka nze ngewe shyiremo 500, hanyuma nemeze. Hano baravuga ngo shyiremo umubare w'ibanga gutya, mushyiremo 25. Okay, urimo urabibona neza cyane. Dore uko ka avance ikora gutya. Nta mafaranga ngiye kuri nuza mfiteho pe, nta mafaranga mfite kuri mobile money bisanzwe. Uko ka avance ikora nk'uko urabona yuko ngiye kohereza ari amafaranga gutya, base bambwira ati yelo amafaranga yinjiye ni munsi y'umubare wuzuye kuri konti
kuri konte yawe. Bivuze iki? Hano kuri telefone mfiteho 230. Kavanse iri kumbwira ati rero bagiye kunguza amafaranga 280, hanyuma noneho nkomeze ngense nohereza amafaranga yanjye, nohereze amafaranga yanjye, amafaranga mbese ngumye ngense nyohereze. Ibi nicyo bigense, nicyo bisobanuye. Ubu ngubu nimba nemeye uko banguza amafaranga, ndahita nza hano gutya nshyiremo rimwe, ndashyiramo rimwe. Icyo gihe amafaranga gatagayose ngamugeraho, icyo gihe baba bageze bangujije aka kanya nzagense nzayishyure. Nuko nguko Kavanse ikora, nuko nguko ushobora kuba wese wayikoresha. Ndizera ko bisobanutse neza cyane. Gusa ku muntu utari buze gusobanukirwa, live hano imbere ho gatya cyane saa 6 n'igice ngiye kuba mbafite live ibisobanura neza kandi ndabisobanura neza cyane, nuze gucikwa. Hanyuma noneho twagiye dukomeze n'ubundi buryo ushobora kuba wagese wakwiguza amafaranga kuri mobile money. Noneho hano ikindi kintu urakora, ubwo tugeze kuri iri ikurikiyeho, harimo ejo heza. Ariko ejo heza twe turayitaruka, ntabwo twe tugiye gukoresha ejo heza, ahubwo turaza tuze hano. Hano rero hari ikintu wowe ukiri mushyashya, iyi nuza ntabwo uri buze kuyibona, iyi application ntabwo uri buze kuyibona yanditseho ngo Sugar. Iyi ngiyi ntabwo uri buze kuyibona, ahubwo kugira ngo uyibone uri buze ubanze ufungure iyi ngiyi ikurikiyeyo ya Mofex. Iyi ngiyi uragense niyo urafungura, hanyuma ushyiremo wenda nimba ari 4, ugashyiremo 4 gutya. Hanyuma we niba sorry bitewe nuko telefone yanjye irimo mbese birimo kurangira vuba bitewe no kuvuga, ariko sinkore hano kuri telefone bijya bitabivamo. Hari rero umaze guhitamo iriya application ugahitamo hano kuri 4, ahangaha kuri 4 gutya, kubera ari ubwa mbere kuri wewe, bahita bakubwira nkuko nahoze mbivuga ngo ati shyiramo umubare w'ibanga nguku, kwemeza amategeko n'amabwiriza. We bahita bakubwira ngo shyiramo umubare w'ibanga, kwemeza amategeko n'amabwiriza. Ariko njyewe kubera yuko nsanzwe nyikoresha, ariko yuko utari usanzwe uyikoresha n'undi, ni ugushyiramo umubare w'ibanga, nta bintu bigoye cyane. Hanyuma ukemeza, biba biri mu Kinyarwanda. Hano bitewe nuko njyewe iri deni narangije narigujije, mfite ideni, barambwira ati mufite indi nguzanyo mwishyure kugira ngo mubashe gufata indi nguzanyo. Ahangaha rero we numara kubikora nka kuriya ko maze kugusobanurira, ugashyiramo 4, ugatamo hara kuri Mofex, ugashyiramo umubare w'ibanga, bazata baguhereza ubutumwa bwo kwiyandikisha yuko byagenze neza. Hanyuma uzatugaruka noneho nk'uku nguku gutya, uhituza ubone iyi taburo. Iyi ngiyi yanditseho ngo Sugar hano kuri 5 handitseho ngo Sugar, uzatuyibona. Hanyuma noneho uze uyikandeho, hanyuma ukande kuri iyi Sugar, hanyuma uhita ubona itaburo imeze nk'uku nguku gutya. Bahita bakubwira ati hambere nk'uko urimo kubibona, urabona ko ni Ikinyarwanda, ishyura inguzanyo. Aha kabiri saba inguzanyo, aha kabiri uyizemo gusaba inguzanyo, bahita bakwereka amafaranga ugense wemerewe. Hano ubu njyewe dore aya mafaranga niyo njyewe nagense nigujije ibi bihumbi 16,50, niyo mafaranga ngomba kugense, niyo mafaranga ngomba kwishyura. Aya mafaranga niyo ngomba kugense, niyo ngomba kwishyura nk'uko urimo kubibona. Aya mafaranga niyo ngomba kugense kwishyura. Niyo nagense nigujije. Ndizera ko ari uko nk'uko bikorwa. Gusa umuntu udasobanukiwe akumva atanyuzwe, live hano nabateguriye live. Ubu ngiye kuva hano kumara gukora ino video, metanza hano kuri live hano kuri YouTube. Ibibazo byose ngiye kubisubiza. Umuntu wese wagize ikibazo ahite abe akimbaza ako kanya direct, ndatamusubiza. Nuko nkuko ushobora kuba wakwiguriza kuri Mokash, kandi ukabasha kuba waguza amafaranga y'urugero rwose ugense ushaka. Rero video zacu nakagaruka, reka duhure muri video z'ubutaha. Gusa nugende udatanze igitekerezo cyawe hasi muri comment. Reka dore muri video z'ubutaha, ndaje tukomeze. Ciao ciao.